Mwaramutse, Yesu ashimwe. Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka tubyinire Imana muri iki gisirimba, muri iki gitondo dutaramira Imana aho uri. Shalom shalom. Ni ngaho byinira Imana. Haleluya. Amen 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 amen. Hey, shimwa Mana. Waturinze turi amahoro. Himbazwa. Haleluya. 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 Urakomeye Mana. Singizwa n'ibizima, singizwa mu bugingo bwanjye himbazwa. Singizwa Mana, singizwa himbazwa ni wowe Mana. Nta yindi Mana iriho. Ni ikihe gitare cy'Imana, igitare Imana yanjye uretse wowe Mana. El Shaddai, El Gibora ni wowe, Elohimu ni wowe, Adonai ni wowe. Hayeyeyeye, Jehova Rafa ni wowe, wowe udukizirwa, Jehova Elohimu. Amen 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 amen. Tamba. Yadukuye kure. Ibuka aho Yesu yagukuye. Tamba. Tamba. Reka twibuke aho Imana yatuvaye. Reka twibuke ibyo Imana idukoreye, iduhaye ubuzima, iduhaye kuba. Ayiwe. Shimwa Mana, himbazwa Mana, utagushima ninde? Haleluya. Wowe utanga ubuzima, wowe uvuze ngo tubeho tubaho, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Singizwa Mana. Cheza, 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 cheza. Yesu urakomeye we. Yeah. Tamba, 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 tamba. Amen, 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 amen. Hallelujah. Shimwa Mana. Icyubahiro kibi cyawe Mana. Tugusize hejuru ni wowe Mana. Turakubashye ni wowe Mana. Turagukunda Mana. Nusingizwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngiyo mwaramutse ni himbaza Imana. Himbaza Imana, byinira Imana, taramira Imana iguhaye ubuzima. Imana ivuze ngo tubeho bikaba biri kwemera. Amaboko ariho, umutwe uracyariho, n'ukuri n'ubuntu. Umwuka uracyarimo, ntacyo dushinja Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Niri muri Zekariya. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 12. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 12 haravuga ngo nimuhindukirire igihome gikomeye, mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Amena. Imana ishimwe, Imana yubahwe, Imana ishyirwe hejuru, Kristo niyamamare. Umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo umwami agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ni Imana. Iyo Imana ihagurutse nta wavuga ngo icara, ngo umwami agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Hey! Ni Imana ikora ibyo ishaka. Umwami yubahwe. Ngo nimuhindukirire igihome gikomeye, mwambohe mwe zifite ibyiringiro mwe.
uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Umwami ashimwe. Guhindukirira Imana ni ukureka ibyaha, ni ukuzibukira, ni ukwanga ibibi, ni ukongera kugarukira Imana, tukayizera, tukayikunda, tukayisenga n'umutima wacu wose, tugashyira ibirenge muri yo, tugashyira amaboko yacu muri yo, tugashyira igihimba cyacu mu Mana, tugashyira imitwe yacu mu Mana. Bisobanura ngo tukayizera nta kindi tuyibangikanyije. Abari barataye Imana bakayigarukira, abari barataye ibyiringiro bakagaruka, ngo nimuhindukirire igihome gikomeye. Ni ukuvuga ngo guhindukira ni ukuva aho wari ugahindukira. Ngo wari warataye Imana rero garuka, wari warataye ibyiringiro mu Mana garuka, ongera ugire ibyiringiro mu Mana. Wari warataye kwizera, iki gitondo ni ngo garuka. Utazi Imana, ngwino wakire se umwami n'umukiza uruhuke wibonera amahoro. Hindukira, va aho ngaho uhindukire urebe ku rundi ruhande aho Yesu ari. Haleluya. Umwambohezi ifite ibyiringiro ni Imana iturebera aho turi. Haleluya. Ushobora kuba urwaye uri mu kubohwa, ariko ukaboshywe n'uburwayi, ariko ukaba ufitiye Imana ibyiringiro. Hano bavuze ngo nimuhindukirire igihome. Reka tugarurire Imana icyizere, tugarurire Imana ibyiringiro, tugarurire Imana imitima yacu yongere yizera Imana bundi bushyashya. Twihane icyadukuye mu bwiza bw'Imana, twihane tugaruke mu buntu. Haleluya. Kristo yamamare. Umwambohezi ifite ibyiringiro. Ushobora kuba ukiboshye ariko wizeye Imana, urindiriye Imana ko yakubohoya, yatubohora. Hari bitagenda kubera kubohwa, aho abantu baboheye ni henshi, ibiboshye abantu ni byinshi, ariko icyo nakunze ngo umwambohezi ifite ibyiringiro. Haleluya. Ushobora kuba urwaye ariko wizeye Imana, ko nari maze kukavuga. Ushobora kuba ufite ibikurwanya ariko wizeye Imana. Ushobora kuba ufite aho utaragera ariko wizeye Imana. Ushobora kuba uboshywe mu bugumba ariko wizeye Imana. Ushobora kuba ubohewe mu bushomeri ariko wizeye Imana. Ushobora kuba ari nta kigenda ariko wizeye Imana. Ibyiringiro byacu biri mu Mana. Nubwo hari bitarakoreka ariko tukaba twizeye Imana. Nubwo tukirindiriye Imana ngo ize tubohore, nubwo tukirindiriye abamarayika ngo baze batubohore boherejwe n'ijuru, nubwo tukirindiriye Yesu ngo azatubohore, ariko aho duhagaze ni mu byiringiro, ni mu kwizera Imana, ni mu gutegereza Imana. Ngo hahirwa abamutegereza. Mu gihe tugitegereje Imana ariko tukayitegerezanya ibyiringiro, mu gihe tugitegereje Yesu, mu gihe tugitegereje marayika wadutumweho, tukaba dufite ibyiringiro muri yo, tukaba tukishaka n'umwete, tukaba dufite inzara n'inyota yo gusenga, tukaba dufite inzara n'inyota yo kuramya Imana, kuyiririmbira, tukaba dufite umutima ushima. Umva ukuntu yabwiye abo bantu ngo uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Abo bantu bagenewe imigabane ibiri. Icyampa ahantu turi tukaba dufitiye Imana icyizere. Icyampa nubwo tukirindiriye amasezerano tukaba tugifitiye Imana icyizere. Icyampa nubwo hari bitarakunda tukaba tugifitiye Imana inyota. Tukaba tugifite inyota yo kureba, yo gushaka mu maso y'Imana, yo kuzinduka, yo gushaka Imana mu buryo bwose, mu mbaraga uko dushobojwe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana isingizwe. Uyu munsi rero Uwiteka yavuze ngo aradushumbusha kabiri. Waranyazwe, Uwiteka aragushumbusha kabiri. Wari urindiriye amasezerano, Uwiteka aragushumbusha kabiri. Wari utegereje, Uwiteka arashumbusha kabiri. Uyu munsi hariho gushumbushwa kabiri. Ni Imana yitegereje. Igihe cyose utegereje Imana wari wararushye ariko humura, Uwiteka arashumbusha kabiri. Uyu munsi ni humure, Uwiteka arashumbusha kabiri. Ni dabo. Uyu munsi ni dabo. Haleluya. Amen, 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 amen. Imana yo ntireba nk'abantu. Imana yo yabirebye, irabangira dushumbusha kabiri. Taba. Shimwa Yesu. Wewe witegereje ukabona ko ibyacu bimaze igihe. Imana ireba aho twadindiriye, Imana ireba igihe tumaze, Imana ireba ibyiringiro dufite, Imana ireba ukuntu tutegereje, iravuga ati bana bandi bashumbusha kabiri. Iyo ni Imana. Si uko twakoze byiza, si uko iki, ahubwo uko twayishyizemo ibyiringiro byacu byose tukayitegereza. Reka dusenga Imana. Papa, turagushimiye
urakoze kwibuka abera, urakoze kwibuka abagutegereje, urakoze kwibuka abafite ibyiringiro muri wowe, urakoze guhaguruka ukaza kubohora, kandi mwami ugashumbusha abantu kabiri. Urakoze Yesu ko wabonye ko abantu baboshywe bagowe ngo mwambaye zifite ibyiringiro mwe. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze guhaguruka kubohora. Uyu munsi n'umunsi uhagurukiye kubohora, kuko ntiwashumbusha umuntu kabiri ngo umuhe ibintu aboshye. Hohoya ubanza ukamusohora muri ngereza, ubanza ukamubohora, ukamukuraho ingoyi ziri ku maboko, ukamukuraho ingoyi n'iminyururu, ukamukuraho amapingu y'abazimu n'ay'abantu, ukagira neza mwami, ukabohora umuntu hose aboheye, hanyuma ukadushumbusha kabiri. Turagushimiye ko iki gitondo ari igitondo cyo kubohoka, turagushimiye ko uyu munsi ari umunsi wo kubohoka. Nyemerera ubohora abantu bose aho baboheye, nyemera abari baboshye, aho yabemerera yari boshye, aho mu mwuka abantu bari baboshye. Data wa twese mwiza, wa munyembaraga we, wa munyamaboko we, nyemerera papa. Haleluya muganze, nyemerera mwamutegeke, birakumvira kuko wabihagurutsemo, wabijemo. Ushimwe twakire gushumbushwa kabiri uyu munsi, twakire kugirirwa neza nawe double. Abari barindiriye bakire imigabane ibiri, bakire. Uri Imana itanga agasiragiro, utanga indishyi z'akababaro. Ibyo narabyiboneye. Ugira neza mwami, wakoze kudutekerezaho, ukaza kutubohora, wakoze kureba mu mitima, ukareba uko imitima imeze. Wowe ni wowe wenyine gusa umenye ibidukwiriye. Turagushimiye kubw'uyu munsi, turagushimiye ko watekereje kutugirira neza, ukaduha umugisha inshuro ebyiri, ukaturengera dabo, ukaduhagararaho dabo, ukatuvugisha dabo, ukatugenderera dabo. Haleluya, ukadutsindishiriza dabo, ukaduha kubyara dabo. Uwiteka ukabugiriye neza abantu, ukabushumbushyije kabiri. Bivuga ngo hari ibyo twanyazwe, bujya gushumbushwa, hari ibyo umuntu yari afite arabinyagwa, ariko wazanye andi mahirwe double. Haleluya, turagushimiye Mana. Buri wese uko yagutegereje akubone muri uku gushumbushwa kabiri. Buri wese uko yarakwizeye akubone muri uku gushumbushwa kabiri. Buri wese uko yakwifuzaga akubone muri uku gushumbushwa kabiri. Buri wese uko agushaka akubone muri uku gushumbushwa kabiri. Ibyo bifatane n'umunsi wacu, ibyo bifatane n'amasaha ya buri munsi Mwana, utugende dushumbushwa kabiri. Haleluya, turagushimiye mwami, urakoze gitare, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro, Yesu ashyirwe hejuru, Yesu asingizwe. Umunsi mwiza, mwibuke gukora subscribe. Niba uri mushya kuri iyi channel, rwose ukore subscribe, hanyuma abandi dukore share, usangize n'abandi babyuke basenge, bakire gushumbushwa kwabo kw'iki gitondo. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom.